habaho impamvu nyinshi zatuma umuntu gahunda ukwezi banze bidakunda. Ubu se kigenda tubiye abanyamakuru cyose waraje. Ndashimira kandi by'umwihariko abantu bahisemo sinzi umuntu uvuga ngo njye ngiye kwishyura njye mu gitaramo cya Rumaga. Uribaza Rumaga zatarabiki ari byo banga rikomeye ngimba biki abanyarwanda. Ndashaka gutangira ibitaramo inaha. Uravuze ngo wakoze igitaramo nari ntarazi. Ndashaka gukora igitaramo abantu muzaza mugafata kopi hahandi muzavuga ngo ibitaramo bikorwa gutya. Suka ari gihe wagize ingabo icyotero sinzi ubwira wase kimenye ngo urareba. No dutangire n'ubusizi mwiriwe ariko kandi muraho nezerwa cyane ku mutima iyo ndi itangazamakuru. Ndabivugira impamvu ebyiri nshobora kuza kumbira muri imwe. Ubuhanzi ni igitekerezo, ibindi byose by'ibishurangisho byaba inyandiko Rusira rudasinga urugizihirwa ratembasi nyamagara munatemba rumanzi agira umuhogo washicupa kandi nyamasira yagusenga. Yewe mwese mwabavandimwe banjye dukora umwe n'uwo mwawuhanzemo ntacyo mwambeshyaga naje gusanga nta kantu karimo n'ubundi icyo mvuga ndakibwira Rumaga. Wakoze kuza muri press conference yacu dufiteho Riderman, dufiteho Bulldog, dufiteho Bruce Melody, dufiteho Peace Jolis, dufiteho Mr Kagame, Rusina Patrick wakoze kuza muri press conference, dufiteho Niyo Bosco, Juno Kizigenza wakoze kuza muri press conference yacu, Bukiza Ngabo ndetse na Fefe Kalume. Abo ngabo nibo dufite. Ariko mbere ko dutangira press conference yacu ndagira ngo tunashimira abafatanyabikorwa bacu Techno Market Printing House. Ibyo wakenera byose mwakoze kuza no kuri presenting the company. Ariko tunashimira Parking yaduhaye sale nk'ingi kugira ngo dukore press conference, ari nako dushimira media houses zose ibitangazamakuru bitandukanye uyu munsi byaje gushyigikira umuvandimwe Rumaga kuri album ye ya mbere agiye gushyira hanze ya izina Mawe. Ari nayo mpamvu tugira ngo management team ye Mustafa Kido rero ndumva dutangiriza press conference ubundi twaza gukurikizaho umuvandimwe Rumaga ndetse n'abahanzi bazamufasha kugira ngo tumenye impamvu y'iyi album. The floor is yours. Nakoze Lucky nawe yakoze kwemera kudufasha kutuyoboreza gahunda. Nk'uko bivuze nitwa Mustafa Kido, yavuze ko turi mu management ya Junior Rumaga. Junior ntabwo ari ikibazo cya management, ni ubuvandimwe ntabwo ari kuri business gusa ahubwo ni ubuvandimwe kugira ngo dufatanye gutera imbere twese. Rero nk'uko abivuze igitaramo kitwicaje uyu munsi wa none cyitwa Mawe Album Launch, tuzashyira ahagaragara ku itariki 14 z'ukwa munani hariya muri Kigali. Kwinjira ni 10,000, ahasanzwe ni 20 muri VIP ndetse na table y'abantu 8 ku 200. Rero amatike ari kuboneka kuri wawawa cyangwa www.gahunda.com. aho ngaho ushobora kubonaho amatike ndetse ushobora no gukanda akanyenyeri 939 urwego ugakurikiza amabwiriza ukabona amatike ushobora igihe ari yose kugura. Kano kanya rero turacyafitemo amatike makeya yaba ari VIP ndetse n'amatables ndetse n'ahasanzwe. Ndatekereza ko buriya bizajya kugera ku wa gatanu wenda yashize, bivuze neza yuko washaka itike yayigura hakiri kare. Rero ntabwo nakiziba amagambo, ikiri hano no gushimira abahanzi badufashije bemeye gufasha Junior. Ubwo harimo Juno, harimo Sano, harimo Rusine, harimo Rukizangabo, harimo Bruce Melody nawe mu kanya ari mu nzira arimo araza nuko yahuye na John, harimo Niyo Bosco, harimo n'undi utari kuri affiche umukobwa bita Karine ni umusizi mwiza cyane. Akaba hariho n'abandi bagiye batandukanye nka ba Peace, muzabona benshi mu buryo butandukanye. Rero turashimira cyane abaterankunga batwizeye, harimo ibisumizi bya Riderman bakoze akazi gakomeye cyane kuri iyi album, hakabamo Techno Market kugira ngo
badufasha ibintu byose bijyanye na printing nibo babikoze kandi babikoze neza no ku gihe, turabashimira cyane. Tugashimira Pamcash bari kuducururiza amatike, tugashimira BNB Famezi, tugashimira RBA izadufasha kugira ngo tugire amashusho meza y'igitaramo, ndetse tugashimira n'abandi bose bagenda batugana mu buryo bugiye butandukanye, inzego za leta zitandukanye zagiye zidufasha kugira ngo izi gahunda zigende neza. Ariko by'umwihariko turashimira itangazamakuru ryadufashije kugira ngo abanyarwanda babigeze gahunda no kubahamagara mukitabira mungana gutya ni iby'agaciro kuri twebwe, kandi ntekereza ko ari itafari rikomeye muri gushyira ku busizi ndetse no kuri Rwamagana nyirizina ugiye gushyira hanze album ye. Ntekereza ko njye mbifata nk'umwana twite azaba yabyaye icyo gihe, rero ngira ngo umuntu wese ahereza agaciro ikintu kiba cyaramutwaye umwanya. Ariko insanganyamatsiko ya kino gitaramo cyane cyane no gushimira ababyeyi, abamama ngo mukunda icyo abazi kuvuga, none n'igihe uhiriwe urubuga rwa Ruhamba Mugoyi suko ari igihe wagize ingabo icyotero sinzi uhira wase ikimenye ngo nuko dutangire n'ubusizi mwiriwe, ariko kandi muraho nezerwa cyane ku mutima iyo ndi kumwe n'itangazamakuru. Ndabivugira impamvu ebyiri nshobora kuza kumvira muri imwe. Ubuhanzi ni igitekerezo, ibindi byose byaba ibicurangisho, byaba inyandiko, byaba amashusho, byose bisa nk'indege. Rero nzi neza yuko nta muntu udatekereza, bivuze ko umuntu wese yaba umuhanzi, ariko kugira ngo umuhanzi bisaba iki? Bisaba bya bintu nakubwiye. Igitekerezo ni kimwe, dukenera itangazamakuru, dukenera aba producers, dukenera abadufasha kubiteza imbere. N'uwo mwanya rero numva ko itangazamakuru bari mu mwenda. Turi ku itariki ya 3 z'ukwa 2019, umwana uturuka mu cyaro cya kure irubona, nzi neza ko tuganira tugatatu hamenya bake, aje gukora ibintu bisa n'ibitamenyerewe inaha. Aje asanga abahanzi b'ibyatwa nka Aline Sano, Juno Kizigenza, Bruce Melody, Bulldog, Banyu Bosco, barana abantu bose bananze mu mwuga bakora. Nzanye ikintu kimeze nkaho kidakenewe ku isoko. Umugabo yajyanye intare ku isoko, ngabona abantu barahunga, bamubaza ngo kubera iki wahisemo kuzana intare? Aravuga igisubizo bahaye nakakibije itangazamakuru, ariko kuko ari igihe makuru none munyemerere igisubize. Ntekereza ko impamvu itaguzwe nta muntu n'umwe afite ubushobozi bwo kuyigura. Nanjye rero nazanye ibintu nibaza niba uzabyumva, bya bintu bazi nk'iby'abasaza, bya bintu basoza bavuga ngo ni umusizi usigara bagasigara basiganiza. Mbitekereza mu buryo bwagutse, nifuza uburyo nabikoramo bibateretse mu biganza, niyo mpamvu mwafasha mu bigeza kure. Munyarwanda, munyarwandakazi, waba udukurikira inaha cyangwa uri hirya, abantu bafite akareba ku mutima, nezerwa iteka no kuba kumwe nabo. Kereka urebye nk'abo turi kumwe hano, ni imbaga ikubise yuzuye. Ndabashimiye nk'itangazamakuru. Ikindi kiri icya kabiri, ndashimira abahanzi mwabonye twakoranye. Ntabwo nzi niba mubona ari ibintu byoroshye kubona umukobwa nka Aline Sano mu bintu byawe yabiziyemo wese yirunduye. Ntabwo nzi ko ari ibintu byoroshye kubona umuntu nka Rusini, umunyamakuru w'icyatwa, nta mutima ugomba uva n'abazangerereyo, akaba n'umukomedi ufite n'ahamuhanga cyane Imana Misi. Ntabwo nzi ko ari ibintu byoroshye uramutse uteka uvuga ngo Juno imbaga icyo yagusubize ko atari Kizigenza, Itaye Iwacu, Bulldog, Riderman, ni abantu bakomeye ku buryo gukorana nawe kuri buri muhanzi yabyifuza. N'umwenda barimo, ndanezerwa cyane ko turi kumwe, ndanezerwa cyane uruhare mugira kugira ngo ibintu byanjye bijye imbere. Nanjye muzampamagara mwikinira nzabitaba na kimwe. Ndashimira kandi by'umwihariko abantu bahisemo, sinzi umuntu uvuga ngo njyewe ngiye kwishyura njye mu gitaramo cya Rumaga. Unibaza Rumaga zatarama iki? Ari byo banga rikomeye ryemba biki abanyarwanda. Ndashaka gutangira ibitaramo inaha. Uravuze ngo wakoze igitaramo nari ntarazi. Ndashaka gukora igitaramo abantu muzaza mugafata kopi, hahandi muzavuga ngo ibitaramo bikorwa gutya. Ntabwo nzi neza yuko ari ibitaramo byinshi mwabonye nk'ubusizi bwahuzwa n'umuziki
ubundi byakabyaye nibyo bitanga abameti, twakabyaye ikintu kinini, nicyo rero ndimo ndategura. Rero ndashimira umuntu uhitamo kuba yashobora. Nabonye ibigo byagiye bimanikwa ngaha, ibyavuzwe ntabasha kurondora ngo mariyo. Ndashimira umuntu wese wagize uruhare kugira ngo kino gitaramo kigende neza, aho bigeze igihe ndashima Imana. Abo bantu nabo gushimirwa, maze rero umwanya wabo wanyu amagambo yagahariwe nangana, njyewe nareshya kuko nubwo nari mugufi, ibindi turaganira niba ariko arakoze cyane Rumaga, kugira ngo bigende neza, kubera ko dufite n'abandi bavandimwe bagomba kumufasha. Byaba byiza nabo tugize icyo tubaha nka microphone, baragize nabo bakagira icyo batubwira, kugira ngo noneho tuze kuzira mu bibazo icyarimwe, abayobozi gusubira inyuma. Ariko duhere kuri Aline Sano, ndabona umuvandimwe ari watangije. Ladies first. Muraho ndaranga yabona turi babiri twenyine muri iyi sare. Nizere ko tuzaba turi benshi mu gitaramo kuko turahari. Hanyuma nanjye nta bindi byinshi mfite byo kuvuga, gusa kuba mpawe ijambo, reka nanjye ntangire bashimira cyane cyane nk'itangazamakuru, kuko mudufatiye runini cyane kugira ngo umuntu ajye kuba umuhanzi uwo ari we. Kuko iyo ntekereje uko byari bimeze muri 2018, ndi kubona mwese nkabona ni inzozi zanjye kwicarana namwe, nkabona nyuma y'imyaka 5 ndi hano, bitavuga ni Imana ibahe umugisha cyane, kandi mukomeze mudushyigikire, natwe tuzakomeza dufatanye. Hanyuma rero nk'uko twese tubizi duteranyije hano ni kuvuga kuri Mawe album launch izaba ku itariki 11 ejo bundi kuwa gatanu muri Camp Kigali. Turi kurepeta cyane, tubategura ibintu birenze cyane. Rumaga ndamushimira ko bamugani yazanye intare mu mujyi, ntabwo twari dusanzwe tumenyerewe, twari dusanzwe tuzi abasizi ariko batabifatanya n'imiziki ngo wumve biguteye ishyaka ryo kubireba. So ni ibintu tuzakora live by the way, so ako ni akabanga gatoya mbibwiye, so ngo namwe muze kukibira abandi. Ndumva ibindi ni ibintu byinshi cyane. Ikigambiriwe ni uko abantu bamenya ko ari kuri wa gatanu, hanyuma ko wanagura itike yawe, muraza gukomeza kubireba, information zirakomeza zitambuke, hanyuma ubwo turi kumwe kwa gatanu. Ndumva nta bindi murakoze. Mwiriwe neza. Mbere ya byose ndashimira Rumaga byatari kuba impact afite mu muziki nyarwanda kano kanya, ndetse na entertainment muri rusange. Ni umuntu tuba hafi natwe, niyo mpamvu kumuba hafi natwe atari ibintu bigoranye cyane. So ndanamushimira cyane kubwo kuba consistent. Yabitangiye ari ibintu nyine umuntu wese atumvaga nyine ko bitakunda, ibyo ngibyo tuhari benshi bamuciye ikintu byatari, ariko kanya bashikamye ameze neza, kandi turi mu rugamba rumwe rw'iterambere ry'umusoro, kandi turahari kubwabo. Ndashimira itangazamakuru byatari kuko uruhare mu gihe iterambere ryacu, nanabashimira ko mwabaye flexible gufasha Rumaga muri iyi mirimo y'iterambere, niko nabyita. Igitaramo cyiwe Mawe album launch, I was blessed kuba mfiteho project nawe, kandi mwese mwakiriye. Byanga bikunda buri wese uri hano afite uruhare runini muri kariyeri ya buri muntu wese uri hano, niyo twaba tutaziranye ndabizi ko ruhari. So we really thank you guys byatari, kandi twese ndabizi dufite vision imwe, no kuvana amapi y'u Rwanda ahangaha tukayigeza ku isi yose. Ukipushe Rumaga courage, imiteguro ndabizi ko imeze neza. Icyo nababwira ni uko mukwiye nyine expecting igitaramo kiri legit, kirimo energy, kirimo positive vibes, kirimo art, kirimo ibintu byose numva natwe dushoboye muri iki gihe. Murakoze. Rusine rudasinga urwizihirwa ratemba sinyambaga bamunatemba rumanzi agira umuhogo washicupa kandi nk'amasirari y'abasinga. Yewe mwese mwabavandimwe banjye, dukora umurimo n'uwo mwawunkanzemo, ntacyo mwambeshyaga, naje gusanga nta kantu karimo n'ubundi. Icyo mvuga ndakibwira Rumaga,
teguye igitaramo ubu cyabaye iyo jambo yabije ibintu biba byaciyemo niba ibintu birimo rakaba byaciyemo we ari ukuntu najya ku musare kajya kabisengera bikabiciyemo ariko rero wagikora wagira naragikoze mbere yawe ndabizi uradukiranye uradukiranye ntuzongeye kurya mu gasozi gutyo bino bibonetse byose isaha n'isaha cyane waba umusarayuma witonde rero ariko ndamwifuriza amahirwe n'imigisha cyane Imana yo mu ijuru bikomeze imana nawe mu gitaramo kiwe kandi ndizera yuko kizagenda neza twese turahari n'abandi batari aha ngaha turabahagarariye uyu munsi nubwo natwe twicaye ariko turishimye cyane kandi twifuza kumufasha kugira ngo bizagende neza igihe cyangwa uragabanutse bitewe no kwinjizamo abantu nezerewe cyane cyane iwacu muteye iteka inzira zabaye ndende ntekereza ko ari nkuko aheza atinze mbere ya byose abana baranezerewe abana benshi bagiye banyandikira bagitaha ngo twishimiye kuzabona mu gitaramo cyawe kuko twasanze mu rugo baraguza amatike yacu yo kuzamo kandi koko mugabana bakurariye ikinyami uzaza mu gitaramo azabibona hari abana b'urubyiruko benshi ababyeyi bagiye bansaba ngo bashaka kubazana mu gitaramo cyawe bazarebe koko uko ibintu ukora bikorwa kuko abo twifuza yuko bakurusha nkanezerwa cyane iyo bimbwiye gutyo icyo ni icya kabiri icyari icya mbere cyari gushikama jyewe ubwanjye ubona hano ndi umufana wa Rumaga nkora iteka nshaka ko Rumaga yatera imbere iyo ukunda umuntu uramushyigikira gerageza gukora cyane yaba ashonje nkamugaburira gerageza kwandika cyane yaba akeneye kubikodinga nkabimuha ngerageza gukora iteka nshaka ko Rumaga mfana yakora ku itara niyo mpamvu rero iteka ubona Rumaga mutera akagenda kumwegereza Rusine agakubita umubi nanjye nkakubita inyandiko Rumaga mfata nkamwegereza Juno agashyiramo gukora nziza tugakora Kiboko Rumaga mwegereza itayi iwacu tugakora ikimana tukakitanira kubabariye rero uwo muntu iteka ntabwo mba nshaka kumutembura niyo mpamvu n'amakuru mfite ibibazo nka bibiri cya mbere ndakibaza Rumaga ikindi ndakibaza Juno nanone kizigenza Rumaga ni ibintu watangira umugana ngo batabyumva ariko umunsi none murabyumva nanjye n'umwishimira ko babyumva ngo murakoze ntabwo mwivuze iki kuri kariyeri yawe mbese hari izina ry'umusategereza risaba usizwe inyuma yawe ngo ni gutuma harimo ikintu cy'amasaha dusigaye tubona hari igihe ishuri rangira umuntu yishyura amafaranga ariko ukabona wenda hari umuhanzi atabonye bitewe n'uko igihe kitubahirijwe neza rero saa 11 ya kandi Kigali ni za Afurika cyangwa se abakorera hanyuma hari igihe ubona kuri playlist abahanzi bangana kuriya ariko jyewe ukibona nka Itali iwacu ntahagaragaye rero ukibona na Kanaka ntahagaragaye byose ngo ibyo bimeze bya playlist kubona rwose tuzabona urakoze cyane ndahera inyuma ndakubara impungenge umuntu wese uriho hariya kereka impamvu yaba kuri bumwe nk'uko nawe ushobora kutaboneka wabipanze naho ubundi barabose twarepetanye tuzakora live twabivuzeho bivuze ko umuntu wese uriho hariya twarakoranye azabona icyo cyari kimwe ikindi cya kabiri cyerekeranye no kuvuga ngo album isobanuye iki kuri iki ubundi ngewe ibihangano byanjye bifata nk'abana n'ubu ngubu ubona ndaturiwe isaha n'isaha nakwibaruka kimwe muri byo rero iyo kigiye hanze nibwo umwana aba yuzuye iyo kikindimo mba meze nk'ukiteteza burya mbagendana amagi ritaragera hanze iyo ngize amahirwe rero nkabwiza 12 nk'uko ababonye hano umutagara w'ingoma nkabasha kubishyira hariya aho ibyo byita 8 urana 8 ngewe ngomba abantu banjye wowe wahageze uyu munsi urana 8 wawe ubwo ndamutse narakubyaye icyo bisobanuye buri muntu ukunda Rumaga buri muntu ushyigikira Rumaga none afite umuhanga 8 mu buhanzi ni icyo nabazi ndi gutegura yuko bikunze nagira iminani myinshi ntazanye umuntu nsonzanya mu rugo rwanjye rw'ubusizi utarakunze mawe cyangwa utarabashije mawe utaramaze amatsiko ye nkariteka nayo babwiye kenshi twagiye tubiganira muri mwebwe iyi mawe ufite urumuna wayo
kandi ntabwo nzacura vuba, mpababwira ko ntateganya kugerayo kandi bizagorana yuko narekera ntaragerayo kandi aho nshaka kujya ni kure. Nzakora cyane kugira ngo iminani ikomeze igwire. Yego icyo tugishoye mu ahubwo ndasaba abantu dukurikiye, hari ibintu mwita ngo ibishyito bya Afurika cyangwa ngo amasaha y'Ikinyarwanda, ntabwo ariko nshaka kubiba. Niba tuzi saa 11 ikintu giteganijwe guturuka saa 11 kugeza saa 11 n'umunota umwe, nuza saa 11 n'iminota 2 uzagihomba, niko kuri. Reka mwibibanga ubundi wigereye mu nzu aba yemerewe kwibariza. Ndashaka ko tuzatangira mubona ibintu bishya. Sinzi nawe umugore wabonaho inanga ishobora kubwira umuntu cyangwa umuntu akabwira inanga, urwo rurimi tuzaba turufite. Usanze rwaducitse urimo wacitswe n'amarenga, bazajya babyandika utarakare. Niyo mpamvu rero ndabasaba muzubahiriza igihe, umuntu utakumva uzaba ufite igisobanuro cyawe, utazawisangamo azaba ameze nk'uwari igitaramo igice. Ibyo bintu ntabwo bibereye igitaramo cyane. Ntabwo nasoza rero gusanga arangariye ubwo narigiye kwibaza ngo kuva mu gitaramo tujya muri tuwa ko nanjye nzaba ndi hano tuzahurira, ubwo ndibaza ngo ese iyi foto ya tuwa cyangwa harimo n'ukuntu harimo melodie ibijyanye na Chernobyl. Ariko kumva ibyo ngibyo nta kintu nabivugaho ntaho bihuriye n'igitaramo cyawe. Murakoze cyane. Nitwa Victor Kabanze asubize melody. Karagumaka yavuze ko ameze nk'inkoko itegeza itaratera amagi. None ya magi yarumaga ko dushaka kuyasiga amarangi ibyanjye biri ku murongo, nta kibazo na kimwe mfite. Abagize impungenge bashira impungenge n'arumaga, hanyuma nanjye niteguye kuzabataramira ndi kumwe na Rumaga. Rumaga ni umuntu twungutse muri uyu muryango w'umuziki ufite umumaro wa danje. Uyu munsi rero iyo ateganyije kugira icyo tugaragariza turetse kuba tumubona gutyo kuri interineti cyangwa se ariko mumbabarire ntakirerewe, sinabigizemo uruhare rwose. So kuba tubona Rumaga gutya ibisigo bye tukabireba, hari ubundi buhanzi burimo ahagaze imbere y'abantu wenda abantu bataragira amahirwe yo kubona. Nasaba abafana banjye n'abakunzi b'imyidagaduro nyarwanda kuza kumushyigikira. Murakoze. So muze kumfasha reka kugira ngo tumenye uburyo ibibazo bikurikirana tutaza kugira ikibazo. Hari abanzu ureba umuvandimwe wo ku ishusho hakurikira. Dukora umuziki utandukanye n'imbyino gakondo, twe dukora modern music. Iyo rero habayeho amarushanwa y'umuco, of course hajya abakora iby'umuco, ariko iyo habayeho n'ubundi amarushanwa y'abakora ibi modern, nibaza ko ari twe bareba batareba ba. Ubwo se hari itorero ryatwaye Grammy. So ikindi cya kabiri, umuziki wacu ufite umwihariko, niyo mpamvu udasa na bongo flavor. Numva ubwo ari urugero rugaragara. Dukora Afrobeat of course kuko turi abanyafurika, ariko n'ubundi umuziki wacu wasa no muri Nigeria. Ubwo wenda babasha kubyumva mwabyumva. Juno Sabwari mugabo naboye. Murakoze. Mbona umuntu utabona umwihariko mu muziki nyarwanda ariko badashaka kuwubona. Byanga bikunda ikinyarwanda ni icyacu gusa. First of all tunahereye aho hafi, nta kindi gihugu baririmba ikinyarwanda, right? Uwo ni umwihariko. If you wanna see it, nibyo ngibyo. And then twebwe ibyo ngibyo byo guserukira u Rwanda ni iki, buri muntu wese ajya hafuringa. Niba bakeneye ababyina traditionnel nibo bahamagara, niba bakeneye abaraperi ntabwo nzagenda muri imbyino. Buri wese ajya mu byo abasha kandi yisipesiyalizemo. I don't think icyo ngicyo ari ikibazo cya danje. Hanyuma by'umwihariko urahari, uzashaka kubona azabona, utazabishaka ntawe azabona. So kugira ngo bize kugenda neza, sibyo wababariye, sibyo tukabanza ibibazo by'abana batipe bakarangira. Abana b'abakobwa bagiye bambwira ko bafashijwe no kumva ko uriya mukobwa ni ubuzima banyuze no mu buzima bagiramo. Rero iyo ubashe kuvura umuntu akora akazi neza, ibyo akora bigatungana
kandi abasha no kurinda undi cyangwa kurinda umuntu ushobora kunyura muri icyo ngicyo. Icyo cyari kimwe. Icyabanzaga cyari ababyeyi. Nk'uko yabivuze ntekereza icyo atongeyeho nuko ari agaseke. Yavuze ko ari bahasha iri mu gaseke. Reka bibe bibiri izapfundurirwe ku gitaramo. Agaseke kariho gapfundurirwa. Ni ishimwe rya bamwe mu babyeyi bashingiyeho bitewe n'ibikorwa bakoze, bitewe n'icyo bamaze. Iyo bikundira mwa ababyeyi mwese muzaza mwakayibona, ariko kuko tutazi uzayihabwa, nezerewe nuko ashobora kuba wowe. Next. murakoze. Mwunganiye kuri iki cy'ishimwe, buri mubyeyi uzubahiriza igihe kugera ku gihe hazabera igitaramo, hari icyagenewe kandi gikwiriye umubyeyi cyangwa umukobwa. Rero ubu n'undi mwihariko, ariko buri mubyeyi uzahagerera igihe hari icyagenewe rwose. Rero nta kindi tuzashingiraho usibye ibikorwa ndetse n'icyo bamaze mu buzima bwa buri munsi. murakoze. Nitwa Samu Gakire nkora urugendo. Ikibazo cyane kibaza Bruce Melody. Mu minsi ishize n'ubundi habayeho album launch y'umuvandimwe wawe, inshuti yawe, umuntu mwakoranye, Ama-G The Black, wari uri kuri affiche. Kugira ngo abantu benshi baje mu gitaramo n'ubundi biteguye ko bari buze kukubona kuri stage ntibakubona. Ubwo n'ubundi umuntu ntashobora kuvuga ati umuntu watengushye umuvandimwe gute namwizera. n'ubundi muri iki gitaramo cyo kwa Rumaga mwahuriye mu muziki. Habaho impamvu nyinshi zatuma umuntu gahunda uko yazipanze bidakunda. Ubu se kigenda tuye abanyamakuru cyose waraje. Birashoboka nyine ko umuntu ashobora kugira impamvu zitunguranye ntiyitabire aho yari yatumiwe. ariko bari kurasana ibibazo mu bafana ba Ama-G The Black we ntiyitabiriye babashe kuhambona, ariko we twaravuganye bigira uko bigenda. Nk'uko mubona hano na Rumaga, ntabwo naba niteguye kuzamutenguha ngo mbazi imbere kuko ndabazi. Turaziranye, ndabazi ukuntu nyine bijya bigenda. Impamvu ndi hano ni ukugira ngo nyine bigaragare neza ko koko nzitabira icyo gitaramo. Niyo mpamvu ndi guhamagara abafana banjye kugira ngo bazitabire, baze tubasusurutse mu muco nyarwanda, tubifashijemo cyane cyane na Rumaga. So uriya ruhande twarusoje, reka tuze dufatire hano noneho n'umwanya tuwukoreshe neza. Rero nta pressure ngo rero aho ngiye muri muziki yanjye uko Imana yimpaye, kubera ko murabivuga ko nta stock tugira. Ujya muri studio wagira amahirwe, Imana ikaguha igihangano kigakundwa n'abantu. Niko Imana, niko impano ikora. Ntabwo pressure ntabwo ishoboka, ntabwo byakunda, kubera ko Rumaga we tubana muri studio kenshi. Hari igihe dutaha tukavuga tuti tutahe tubyihorere bikanga. Ubwo rero nta pressure nshobora gukoreraho, kubera ko maze kugira experience nk'uko bivuze, maze igihe kinini nkora, maze kwiga byinshi no kumenya ku buryo pressure itarimo. Hanyuma ku gitaramo twakoreye i Burundi, nta kibazo na kimwe nigeze ngira ku rubyiniro. Nanjye performance yanjye n'ibyakurikiyeho ntabwo nari nararangije, ndasohoka ndagenda. Byakozwe hagiye gusa ndi gifunga. Ibyo bibazo byabazwa bagifunze. Hanyuma wenda mu minsi ishize hari indirimbo yawe yitwa Sinya iri hanze, wateguje indi yitwa Azana. Iriya ndirimbo witekereza iki? Nayo uzayisohora yarayibwe byararangiye? Sinakubwiye se ko nta pressure. Nta pressure hari ukuntu bigenda, ukaba ufite ibikorwa byinshi, hanyuma hakagira nk'umuntu ufata kimwe mu byo wakoze akabisohora. Aba rero ari uburyo bakurikiranwamo, mugenda mubibona nyine. Kandi hari abantu banabishinzwe, burangiye si ibyo nsobanukiwe cyane.
genda ririmba tu imiziki igasohoka harimo abashinzwe kubicuruza hari amakampani tugirana n'amasezerano yo gukurikirana abo bantu. Murakoze, nitwa Stone mpagarariye ikinyamakuru ibyamamare.com. Ikibazo cyanjye kibaza Rumaga. Rumaga, ngendeye ku ndirimbo ebyiri uherutse gushyira hanze harimo iyo uri kumwe ibisigo by'uko harimo iyo wakoranye na Bruce Melody ndetse n'ibise okay nakireka tukameze ngende kuri critique ajya gusa Johnny Stone nitwa Stone Paparazzi muri ikinyamakuru ibyamamare ngende kuri critique nabonye kuri izo ndirimbo kuri ibyo bisigo ngende kuri ibyo bisigo ndabyita indirimbo kuko harimo niyo wakoranye na Bruce Melody kandi Bruce Melody cyangwa se karirimba ni umuririmbyi icyo bakora baraza tugakorana bakaba basize igiti ibisigo nabivuzeho kare bazamura ijwi igihe ntibasha kugeraho bagakora urugero nabyumvise. Ngende kuri ibyo bisigo rero wasize ku byagiye bivugwa hari amagambo bamwe bavuga yuko ari ibishego niko bakunze kubyita. turakigeraho tubishakira n'amagambo kuko ibishego ni umutwe w'impamvu twahoranye mu Rwanda ukabamo Monjo, Mugasa, Kibungo ni amagambo aganisha ku busambanyi ku bishizi by'isoro babyita gushyoma mu Kinyarwanda. Ibyo bisigo byawe rero hari bamwe nabonye bagenda babigarukaho bavuga yuko nyine bitari mu murongo nk'uwo watangiranye ndetse hari n'uwo nabonye akejya avuga ngo Bruce Melody yakoresheje idini. Iyo wumvisha amagambo nk'ayo ngayo cyangwa wumvishe critique nk'izo ngizo wumva ntacyo bizahindura ku busizi bwawe. Icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri nanone ndabanza kugushimira ku bw'izo ndirimbo wakoranye nabo ku bw'ibyo bisigo wakoranye nabo bahanzi. Ibyo bisigo byagaragaje yuko umuziki ugezweho uwuhuje n'umuziki twari dusanzwe twumva ku batubanjirije kera ubona yuko hari ikintu byatanga cyiza kandi kikagera kure. Ubwo ndagira ngo mubaze ni nyuma yo gukorana n'abahanzi ba hano mu Rwanda tukabona yuko ari ibintu byiza cyane ndetse tukagera kure, ese hari abandi bahanzi bo hanze y'u Rwanda uteganya kuba wakorana nabo ibisigo nka biriya wakoranye n'abahanzi ba hano mu Rwanda? Murakoze. Ubundi mu Kinyarwanda isi yose ni u Rwanda, isi yose zizima bagiye bashyiraho. None rero ntashobora kwimukira mu Burundi cyangwa Uganda cyangwa Kenya bizambuza gukorana nawe. Umunyakenya cyangwa umunyarwanda utubereye muri Kenya uzanyagira tuzakorana. Uwiteka nshaka icyatuma u Rwanda rwaguka. Ntabwo muri igishoboka cyose ngo ndebe ko ibyo bintu byakwaguka.